Satani yabonye nta yindi ntwaro yakubitisha abera atari ukuzamura umwuka w'ubwoba no gutitira. Niyo mpamvu usanga abakristo bari kujya gukora ibidakorwa, abakobwa bacu bari kujya gusambana kugira babone akazi, abantu bari kwicuza, abantu bari gukora amahano ibidakorwa, abamama induru ni ibibazo mu miryango n'induru. Kubera iki? Nimba wari ikirinzi ukirwanirira, icyo ukeneye si amagambo ndi kuvuga, icyo ukeneye ni ukuri painting, ukihana ukabwira Imana nakoze nabi, imbabazi zawe nzakira. Kuko hari ukuntu ubwoba bugusunikira kwidefanda no gukora ibintu bidakorwa kugira ngo ubone kuramukwa. Ukenewe kwihana, ntabwo ukeneye guhumurizwa. Banza ugaruke kwanza mu murongo w'abari guhumurizwa. Ubwoba mama, uzi ko ubwoba butuma wihoma ku bantu, ukumva umutakaje wapfa. Uyu muntu noneho igitangaje, abo bantu nabo bereka ibyo bahita bayihindura imana zawe, bati untakaje wabahuta. Akajya na kumanipira yafashe imyanzuro imwe n'imwe atanakubwiye kora iki shaha gira gutya. Najya mbabwire bakristo, ubuzima bwawe nta mwana w'umuntu ubufite. Hari abantu bigize imana z'abandi bantu, kuba uvuye mu buzima bw'umuntu ngo ntago yabaho nta mfite. Uri umwuka mpumeka wowe. Ubwoko bw'Imana benshi batatswe n'ubwoba bava mu murimo w'Imana, benshi batatswe n'ubwoba bava muri business, benshi batatswe n'ubwoba bava muri position za government, benshi batatswe n'ubwoba basize ibintu byinshi bagombaga gukora kubera ikintu cyitwa ubwoba. Test ya mbere Imana iguha irebe ku deservinga next level, next glory, ni test ya courage. Uyu muntu afite courage ingana gute sustaininga kugira hagomba kugera. Mani magambo, uburyo bwa mbere bwo gutsinda daimoni si ukumukubita no kumushwanyaga dashwanyaguza ndaritura, no, si uko birukana daimoni. Daimoni Satani yirukanwa kutamutinya, ukamwereka ibyo wakora byose ndakurenze muri Kristo Yesu. Ikintu cya mbere kirukana daimoni, kirukana Satani, si amasengesho wasenze. Muzi ko Satani adatinya umuntu wasenze. Reka ngusaba rero ahantu ruzamura ibiganza byawe, zamura ibiganza byawe muri no presence y'Imana, uhumirize ku maso yawe. Iteka ryose iyo tuje mu nzu y'Imana tuba tuje kugira ngo tugendererwe n'Imana, tuba tuje kugira dukorweho n'Imana. Nkunda kubivuga, nzahora mbivuga, igihe witeguye nta kibuza Imana kugukoraho. Igihe wateguye umutima wawe nta kibuza Imana kugukoraho. Uyu munsi ntundebe ngewe uri hano imbere, ahubwo reba Imana indimo n'icyo nje nikoreye ku bwawe mu izina rya Yesu. Ngewe ntacyo nagufasha, nge ntacyo nshoboye, ndi umwana w'umuntu, ariko hamwe n'ubuntu bw'Imana dushobozwa byose na Kristo kuko ari uduha imbaraga. Zamura ibiganza byawe, ufungure umunwa wawe, ubwire Imana ngo Mana uyu mugoroba ngendera mu izina rya Yesu, nkura ahantu hamwe ungeza ahandi mu izina rya Yesu. Rekume understanding y'ijambo ryawe. Amajwi yanyu aracyari hasi, zamukaho gatoya, zamukaho gatoya. Ubwe ngo mwuka wa data ni wowe naje gushaka, hindura amateka y'ubuzima bwanjye, hindura amateka y'umuryango wanjye, gira icyo ukora mu kazi kanjye, gira icyo ukora mu buzima bwanjye. Uyu mugoroba ndakwizeye, uyu mugoroba ndakunyotewe, uyu mugoroba ndagukeneye, kandi Imana yiteguye kudukoraho, Imana yiteguye kuduhindura, Imana yiteguye kutugeza mu kindi kirere. Jabarahadege Marianda Kuzavarahade Jembregede Alianta Kazovahantelema. Zamuka mu mwuka, zamuka mu mwuka, zamuka mu mwuka. Ubwira Imana ngo Mana mfunguye umutima wanjye kubw'uyu mugoroba, nyemerera umvana ahantu hamwe ungeza ahandi. Gira ikintu gishya ukora mu buzima bwanjye, gira ikintu gishya ukora mu muryango wanjye. Reka imbaraga zazuye Kristo bapfuye zigira ibyo zihindura mu buzima bwanjye. Jeke bahadari ya mahadari babosh. Usohokane igitangaza cyawe mu izina rya Yesu. Usohokane inkuru nziza mu izina rya Yesu. Usohokane inkuru nziza mu izina rya Yesu. Velanta imahadege begega bahada. Lamprazaba namwe mudukurikiye online. Uyu niwe mwanya wo gusabana n'Imana. Uyu niwe mwanya wo gusenga. Uyu niwe mwanya wo gutindana n'Imana. Velantaria goseteke balahada. Imbaraga z'Imana zigukoreho mu izina rya Yesu. Ubuntu bw'Imana bugukoreho mu izina rya Yesu. Mwuka wa Yera avugana natwe. Imbaraga zawe n'ubuntu bwawe bibe ku buzima bwacu. Tugukomeye amashyi menshi tugushima.
mwuka wa data tugukomeye amashyi menshi tugushimira ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Duciye bugufi mwuka wera munsi y'ukuboko kwawe gukomeye. Turakwereka uyu mugoroba ndetse n'ejo kuwa kane ku mugoroba ndetse n'ijoro ryo kuwa gatanu ndetse no ku cyumweru amateraniro yombi. Tugushyize mu biganza iyi minsi n'iki cyumweru. Reka imbaraga zawe ziba umurage wa buri wese uri hano mu izina rya Yesu. Ubuntu bwawe no gukora kwawe reka mwami uzigaragaze. Ntawe uzaba urwaye winjiyemo hano uzasubirana y'indwara. Ntawe uzinjira hano arushye ngo asubirane y'agahinda n'umuruho we. Ndasenze kugira ngo mwami iyi minsi turi hano reka imbaraga zakoranye n'umwami wacu Yesu Kristo, imbaraga z'ibimenyetso n'ibitangaza, imbaraga zo kubohora no gusobanura ubwiru bw'ijambo ryawe, reka imbaraga zawe zibe hagati muri twebwe mu izina rya Yesu. Urwaye asubirane y'igitangaza, urushye asubirane yo kuruhuka. Buri kibabaje buri wese uri hano Mana reka ugira icyo ukora gishya ku buzima bwa buri wese mu izina rya Yesu. Tugukomeye amashyi tukuvugirije impundu mu izina rya Yesu. Amen. Dushobora kwicarira. Varahado shanta ya mahanta. Hari umuntu wumva yiteguye avuge ngo haleluya. Haleluya. Ndebera mugenzi wawe ngo uyu mugoroba urahabwa umugisha. No, ongera umubwire turahabwa umugisha biri serious. Yarazutse mu bapfuye n'umwami, indimi zose zigeza tura ko Yesu ari n'umwami, 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 yarazutse mu bapfuye n'umwami, indimi zose, haleluya, zigeza tuvuge cyane ngo amen. Tuzamuke tuvuge ngo amen. Ndashima Imana imbashishije kugera hano kandi nanezerewe kubana namwe uyu munsi ndetse n'iki cyumweru. Ndasaba kugira ngo twese tuze kwicara dukurikirana ijambo ry'Imana dutuje. Ndanezerewe cyane kuba hano, ndanezerewe kugirirwa icyizere n'umubyeyi w'uru rugo kugira ngo ampe iminsi kugira ngo twongere tubane. Ndibaza nta introduction nyinshi nkenewe, ndi umwana mu rugo, ndi umuvandimwe wanyu muri Kristo Yesu. So ndanezerewe cyane rero kuba hano. Mbonyeho gushimira umushumba, umubyeyi w'uru rugo, umubyeyi wanyu. Imana yanyujemo iyerekwa kandi akatugirira icyizere. Hari akantu njya numva abantu bavuga igihe ahantu ukabwiriza ukabona ngo barakugaruye. Dushima Imana kuko ngo ibyo wabwirije bwa mbere byarakunzwe. Ngo kandi nanone ngo iyo batakugaruye ngo ntago wirirwa ubaza icyabaye ngo uhita ubimenya ko. Rero ndashimye Imana. Profete Nelson inshuti yanjye, n'umukozi w'Imana nkunda, ufite indangagaciro z'ubwami bw'Imana, afite umutima wa gishumba, afite umutima w'ikibyeyi. So n'umugisha kuba mu mufite, sibyo? Ababizi muvuge ngo amen. Ya n'umugisha ukomeye, mugabo w'inyigisho z'amahame, inyigisho zibuze muri kino gihe kandi ziri guhindura ubuzima bwa benshi. So dushimye Imana rero kubwe ndetse no kubw'iyi minsi. Mbariza mugenzi wangu uriteguye muri iyi minsi y'umuriro? Mumbarize turumva witeguye. Yes. Imana ibahe umugisha. Nabonye abantu bo muri church. God bless you for supporting me. Can you please stand up? Abantu bo muri church bamberekeje. God bless you. Reka tubakomera amashyi. Wow. God bless you.
akayo mashini makiya ntago mubakunze. God bless you. Yes. Muri iki gihugu nijye ufite abakristo beza ku isi. Nabaye Elayone namwe muhita munkurikira. Cyangwa twese turafatanya turaho hafi. Okay. Imana ibaho umugisha. Bamaze iminsi bankurikira, amaze iminsi ngenda, nari kwa Apostle Sostene mu gihe gishize. Iminsi ngahe ubu nari maze muri Foso ya kwa Bishop Fidel Masengo iminsi 3 n'ubu ndi hano. So iyo abantu baguherekeza bakatakwinubira aba ari umugisha ukomeye. Buri munsi muba muri kumwe, mwongere mubakunde mubakomera amashyi menshi. Thank you so much. So uyu mugoroba rero ndashaka ko twigana inyigisho tugafata n'umwanya wo gusenga. Muriteguye? Kandi hari ikintu gishya Imana iza gukora ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ikindi, iyi minsi tugiye kumara hano ni iminsi ubuzima bwawe buzahinduka mu izina rya Yesu. Nta gihe na kimwe Imana ishobora guhuza abantu bangana batya nta kimana yateguye. Igihe cyose Imana izanye umuntu ku butaka runaka nuko hari mission, hari purpose Imana iba yagambiriye gukora muri ubwo bwoko bwayo. Tuvuge cyane ngo amen. Ndebera mugenzi wanjye ati iyi minsi ntuzasibe mu izina rya Yesu. So uyu munsi kuwa gatatu nejo kuwa kane ndashaka ko twigana inyigisho. Ndakora part 1 uyu munsi, ejo nzakora part 2. Turaba turi kuvuga the test for new dimension, place for new dimension. Ndaza kubisobanura neza. Uyu munsi turakora part 1, nejo kuwa gatanu, ijoro ryo kuwa gatanu azaba ari ijoro rya gihanuzi n'ijoro ry'ibitangaza mu izina rya Yesu. Nzagira umwanya wo gusengera abantu, tuzagira umwanya wo gusengera abarwayi. Please make sure nimba ari umurwayi ufite, nimba uko Imana izabayobora, tuzagira ijoro ryo gusenga no gusengera. Saba hazabe hari amavuta n'ibikoresho byose bizakenerwa, ariko tuzagira ijoro ridasanzwe ryo gusenga ndetse n'ijoro rya gihanuzi. Amen. Amen. Dimanche azaba ari umuriro. Yego, dimanche nzaba mvuga kuri the power of choosing, cyangwa se the power of decision and choosing, imbaraga z'amahitamo ndetse n'imyanzuro. Murankurikira? Azaba ari inyigisho itangaje. Azaba ari inyigisho itangaje. Uko mwanyiteguye nanjye narabiteguye. Acha blague. Sirake ya mwamaga nanjye narabiteguye biri seriye. So ubwo mbahaye map y'icyumweru cyose, sibyo? Dukomere Yesu amashyi rero. Now turi mu mwaka wo gukira, sibyo? Turi mu mwaka wo kwaguka, turi mu mwaka, nakunze iyi topic y'umwaka, umwaka wo gukira mu buryo bw'umwuka tugakira ndetse no mu buryo bw'umwuka tukagira gute tugakira. Now hamwe n'umwuka w'Imana nashyizwe ku mutima iri jambo cyangwa se iyi topic igendanye n'ibi bihe turimo, igendanye n'uyu mwaka, igendanye kugira bidufashe kurushaho kuba successful muri uyu mwaka. Mbibutse ko turacyari mu ntangiriro z'umwaka, sibyo? Turacyari mu ntangiriro z'umwaka. Intangiriro z'umwaka ni ikintu gikomeye cyane kubera ko kiba kigutegura umwaka, ubugutegura cyangwa se uku kwezi kwa mbere kuba kugaragaza uburyo cyuzitwara uyu mwaka wose. Bura itangiriro ry'ikintu rishobora kudetermina cyangwa se rishobora kugaragaza uko uzasoza umwaka, sibyo? So now rero iyo turi kwiga inyigisho zidufasha muri kuno kwezi kwa mbere no kugira ngo dutangire dufate imyanzuro imwe n'imwe, dutangire dufate decisions zimwe na zimwe, dutangire twitegure kwataka uyu mwaka wa 2026. Kandi koko nk'uko umuhanuzi yawise uzarangire uzasozwa warabaye umwaka wo gukira mu izina rya Yesu. Tuvuge cyane ngo haleluya. Now reka ntangire gutya. Muri ubu buzima bwa gikristo turimo, abiteguye tuvuge ngo amen. Urafashwe rega, urafashwa byange bikunde. Ongera uvuge ngo haleluya. Muri ubu buzima bwa gikristo turimo, hari ikintu nabonye asanzwe. Iyo umuntu ariho ubuzima budafite impinduka, ubuzima budafite ubuzima budahinduka, ubuzima butava mu bwiza bumwe. Bibiliya avuga ngo we move from glory to glory, tuva mu bwiza bumwe tujya mu bundi bwiza. Iyo haburaho iyo movement, iyo haburaho
iyo haburaho ubwo buzima buraboaringa. Niyo mpamvu uzarebe, ndajya mukurikire, niyo mpamvu uzarebe n'Imana ijya kuturema ntago yaturemye mu buryo duhita tugerayo, yaturemye mu buryo tugenda tuva ahantu hamwe tujya ahandi. Iyo progress, mbonye terme nziza, iyo progress cyangwa se iyo process nizana icyitwa ubuzima. Reka mbahe igitekerezo, ibaze iyo uvuka ungana ukungana. Hari isuva ngo mu izina rya Yesu. Donc wisa wumva ukuntu bya reacting bisoundinga nabi, ariko dore ikintu Imana yakoze, yadecidinze ko uvuka ukiri akabebe ugera umwaka umwe, 2, 3, kandi igitangaje ibyo uri guhura nabyo uyu munsi sibyo wahuraga nabyo mu myaka iciyeho. Mani magambo, hari progress iri kugenda ibaho. So mu yandi magambo, n'ubuzima bw'umuntu, icyo bita ubuzima, iyo butagira progress, ubwo buzima buraboaringa, buba bubi. Nabyo fishe now muhanu handyohera kubwiriza ahantu n'ahambere tuvuge cyane ngo haleluya. Hari gihe utumva ibintu byinshi biri kumanukira icyarimwe. Now munyumve neza, urebe mbaho urugero rwa kabiri. Mwari bwabone amazi atatemba, ayo mazi ari stuck, bayita ikidendezi mu Kinyarwanda. Yego, ikidendezi. Ikizakubwira ikidendezi ni imyanda izaba iri mu kidendezi. Uzi umwanda wa mbere nabonye ni urubobi. Urubobi urasi rwiza ni umwanda. Dore igitangaje rero, amazi kuko atari kugenda, amazi kuko atari kugira movement, dore cyabayeho, ayo mazi yandanduye. Ariko uzareba amazi y'umugezi atemba, n'imya bw'ibyiza, ibibi, ibikubayeho, ibizakubaho, ibyo ukunze, ibyo udakunze, ibyo winjoyinze, ibyo byose nibyo bihinduka bikita ubuzima. Mukurikire rero, muri ubu buzima ndetse n'ubu bwami bw'Imana turimo, ndagira ngo mukurikire please. Mu bwami bw'Imana turimo, dore ikintu gihari. Iyo uri mu bwami bw'Imana ariko ntusobanukirwe amahame y'ubwami wajemo, atuma azana progress mu buzima bwawe, atuma azamura ubuzima bwawe, utava ku rwego rumwe usubira inyuma, ahubwo uva ahantu hamwe ugera ahandi, uva hamwe ugera ahandi. Mari magambo, uko niko Imana yabidecidinze. Iyo rero umuze inyigisho, iyo ubuze amahame, iyo ubuze keys, imfunguzo, iyo ubuze, ubuzima bwawe buragenda bukaba ahantu hamwe. None ugasanga amaganya wagiraga muri 2020 ni nayo maganya ugifite uyu munsi. Ukazibaza ubuzima ko budahinduka, habaye iki? Kugira ngo buhinduke nk'abana b'Imana turi mu bwami, hari icyo bisaba. Mukanya biraza, don't worry. Tuvuge cyane ngo haleluya, tuvuge cyane ngo haleluya. Kugira ngo uve ku rwego rumwe cyangwa uve kuri dimension imwe ugere ku yindi muri ubu bwami bw'Imana, kereka nimba uri mu bundi bwami turaza kukwatuza agakiza, ariko nimba warakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ukaza muri ubu bwami, hari amahame agenga kuva ahantu hamwe ujya n'ahandi. Mukurikire, ndacyari muri introduction. Now ndajya mvuge n'akandi kantu. Resulta zose, please watch this, resulta zose uzabona umuntu afite, resulta zose uzabona umuntu agezeho, nago yazigezeho kubwa amahirwe. Muri ubu bwami bw'Imana turimo nta mahirwe abamo. Murakurikira? Turi muri generation aho abantu bakinisha sacrifice z'abandi. Nta muntu upfa kugira ahantu ageze ari uko yagiriye amahirwe. Bese ko yagize amahirwe wowe yawe yagiye. So nshatse kukwereka buri resulta zose muri ubu bwami bw'Imana rufite urwego rw'ubwenge na wisdom zibakinga kugira ngo zikuzanire izo resulta. Mukurikire, iyo usomye igitabo cya Matayo, dore cyabaye Yesu umugabo witwa Nikodemu yaje kumureba, aramubwira. Nikodemu yari umufarisayo. Mwibuka abafarisayo kuntu bahagamye Yesu. Bura abafarisayo bari babi cyane kandi bitwa ngo bari gukorera Imana. Igitangaje, yaje kureba Yesu ari ninjoro, haje aramubwira ati, Yesu ndabizi ko uri umwigisha wavuye ku Mana. Byonyine igitangaza cya mbere kubona
umufarisayo yita Yesu ngo umwigisha, ubwabyo ni igitangaza. Hanje ati ndabizi ko uri umwigisha wavuye ku Mana, nubwo twirirwa tugutuka, nubwo twirirwa tutakwemera, ku manywa tukuvuga nabi, ariko ngiye nibese nijoro naje. Uzi impamvu? Namaze kureba resulta ufite, namaze kureba uburyo ukora ibitangaza, abantu bakira indwara ukuntu zikira. Nkora conclusion bimeze gutya, iba ngo nta wabasha gukora ibintu ukora atari kumwe n'Imana. Mwene magambo, hari resulta ubona ku buzima bw'umuntu, ugahita ubona hari izindi mbaraga zibakinga kugira abone izo resulta. So resulta rero muri ubu bwami bw'Imana, my dear people, let me tell you, hari resulta utageraho udafite capacity, wisdom ibakinga kugira ngo izo resulta zibe produced. Ntago resulta zose ziba produced n'amasengesho. Hari ahagenewe amasengesho, hari ahagenewe amahame, hari ahagenewe ijambo rya gihanuzi, hari ahagenewe bigiye bitandukanye mu bwami bw'Imana. So nk'umwana w'Imana ugomba kugira ino understanding. Buri level yose ushaka kugiraho mu buzima, hari wisdom yayifatanya nayo ikagira aho ugera. Muri ubu bwami bw'Imana, we are rise by the light. Duhaguruka, dukomera, dutera imbere bitewe na level of light. Light ivuga si urumuri, light ivuga ni wisdom. Ahantu hose uzabona Bibiliya ivuga umucyo, ntabwo ivuga umucyo w'amatara, iravuga umucyo w'ubumenyi. Let the light be wisdom. Kuko umucyo wawe umucyo wawe uzarya, ntabwo umucyo wawe, ntabwo umunsi wawe utangira kuko amasaha 20 ijoro rirangiye. Ushobora no kuba mu manywa ari kuri mu mwijima. Murakumvisha kantu? So ushobora kuba uri mu munsi ari day saa 6 z'amanywa, ariko mu bitekerezo byawe uri saa 8 z'ijoro mu gicuku. Ikigira manywa saa masaha ni wisdom na capacity ubigiriyemo. Tuvuge cyane ngo haleluya. Akantu ka kabiri mwakumvishe? Mwakumvishe? Mukurikira ka gatatu. Limitations muri ubugami bw'Imana, cyangwa se cyo ni stagnation, iterwa no kubura ubumenyi, knowledge and wisdom. Abagalatiya 6:7 biravuga ngo do not be deceived. Please, can I get that version? Abagalatiya 6:7 biravuga ngo Imana ntabwo inegurizwa izuru, ngo icyo umuntu abibye, nkunda mu Cyongereza, mu Cyongereza ngo do not be deceived. Mwani magambo, even though you are Christian, even though you are the son of God, you can be deceived. Waba desi. Mwani magambo, icyo umuntu abibye nicyo asarura. Mwani magambo, ibyo uzabiba nibyo bizana umusaruro. So now, rero iyo turi mu bigihe cyo kubiba, hari ababibi bitotse. Igihe cyo gusarura, wasarura ingonera, abandi basarura umunezero n'ubutunzi n'ibikwibaza. Mana byagenze gute? Uwabaye desi kubereka igihe babibaga wari uryamye. Muri ubu bwami bw'Imana, umuntu agira limite, icyo twita limitation cyangwa se stagnation. Ni iki mu Kinyarwanda icyo kintu? Nk'imbogamizi cyangwa se nk'ibikuta bitubuza kujya. Noneho benshi tugahita tubitwerera karande. Ngo ngo data ntabyo yagezeho, mama ntabyo yagezeho. Izo ni excuse uri kuzana. Muri ubu bwami bw'Imana, iyo udafite wisdom, iyo udafite capacity, uhora ugira ubuzima buri stagnated, ubuzima bufite bwuzuranye limitations. Now Fitaumbaganisha. One way to understand the Bible, ubundi buryo ubangeze kucyakane, ubundi buryo wakumvamo Bibiliya cyangwa se wasobanukirwa inzira z'Imana, no kwiga ibyanditswe. Ndajya mukurikira. Imana yadushyiriyeho ibyanditswe, yadushyiriyeho Bibiliya atari uko ikunze ko twe dusoma. Kuko inyuguti Paul arabivuga ngo inyuguti zirica, ngo ariko umwuka atanga ubugingo. That's why abantu benshi basoma Bibiliya itabaryohera. Hari n'abayisoma ukabanza ugaciki, Mana nukuri kwanjye aho ngwa urabunganirije.
urabunganije mu izina rya Yesu. Mana we umvugishe ndakwinginze Mana, ndabizi ko utabinkora, ntago wabinkora Mana. Wafungura wagwa nko ku buhanuzi bwa Isirayeli ko bati ndabyakire muri Imana ivuganye nanjye. Ayo ni amaranga mutima uri kwidisivinga. Ntago biga Bibiliya gutyo. Ko mutangiye kundeba nabi ndababwira simwe mwaje bwe cyane ngo haleluya. Ntago biga Bibiliya kuriya biri Imana ntago no hari uzabumbura ugwe kwijana ati nzabamara nzabica mwese wase uzabigenza ute ushaka kugwa nka cyagiye cya Salomo Imana mu bagenda barimbure n'amatungo yabo. My dear, impamvu Imana bimwe mu kibazo dufite cy'abarokore ntago twuzi impamvu Imana duhaye ibyanditswe. Dore impamvu rero mbasobanurire, mfite ahantu mbaganisha mwibuke sibyo. Tuvuge cyane ngo amen. Impamvu Imana yadushyiriyeho ibyanditswe, impamvu Imana yadushyiriyeho Bibiliya si ukugira ngo dusome, ahubwo ni ukugira ngo Bibiliya idahinduka inyuguti gusa, ahubwo uzarebe nta buzima na bumwe tubamo butari muri Bibiliya. Finance iri muri Bibiliya. Tuvuge cyane ngo amen. Imibanire n'abantu n'ibiki byo nta bintu na bimwe. Meme n'abanditsi ba kera bagendaga bandika ibitabo bashingiye kuri Bibiliya. Ama constitution menshi y'ama government atandukanye uhereye kuri US iri based ku ijambo ry'Imana. Europe nuko bamwe bati Imana babivamo bagenda babihindura, ariko byose byari based ku ijambo ry'Imana. Mane magabo ahanini ibitabo byose byagiye byandikwa bizaba biri muri based kuri Bible. Mane magabo why Bible? Impamvu Imana dushyiraho Bibiliya ni impamvu zigeze murenye. Reka mbabwire ebyiri. Impamvu ya mbere ni ukugira ngo Bibiliya dufashe kumenya Imana n'inzira zayo. Murankurikira? Icya kabiri ni ukugira ngo Imana muri partnership n'ibyanditswe turebe inzira zayo igikoresha ituvane ku buzima turimo itugeze mu bundi buzima. Murankurikira neza? Impamvu twiga Bibiliya izi nzazivuga hejuru. Impamvu twiga Bibiliya ni ukugira ngo tubashe kumenya Imana. Imana ikora ite? Imana yo operating ite? Imana inzira zayo zimeze gute? Murankurikira? So uburyo bwa kabiri ni ukugira ngo Imana turebe ku kindi buno situation hamwe n'inzira n'amahame y'ubwami nayivamo. Uzi impamvu nta situation urimo uzabamo wabayemo itari muri Bibiliya. So uburyo bumwe rero twurubiga Bibiliya uragenda ugafata situation urimo ukajya muri Bibiliya ukareba umuntu wari uri muri the same situation ukareba we n'Imana bakoranye bate kugira ngo ave muri ya situation. Tuvuge cyane ngo haleluya. Muri kugeza ku understanding ibyo ndi kuvuga. So ushobora kuvuga ati mfite ikibazo cyo kudatwita cyo kudasama. Muri Bibiliya harimo abantu bari bameze gutyo. Ana ugatuata okay, Ana hamwe n'Imana yasenze ate, yitwaye ate, byagenze gute kwa Ana? Ugahita ujya kumwiga ukareba ikintu cyose yakoze nawe ukabyaplika. Icyo gihe nta kabuza ugomba kuva muri iyo ntuza. Kubera Ana hamwe n'ubufatanye bw'imbaraga z'Imana hari resulta byatanze. Nawe niba ufite icyo kibazo genda. Tundabaho urugero. Iyo tuvuze Abraham, uzi ikintu tuvuze muri Bibiliya ntabwo tuvuze Abraham w'ubwanwa wahamaga, tuvuze symbolique cyangwa se igihagarare icyo bita umugisha cyangwa blessing and covenant, isezerano. Ushaka ati ni gute nagira ni isezerano n'Imana? Dore ikintu gitakiwe itutangira urebe Abraham byagenze bite. Study mwige. So iyo utangiye kumwiga bya bindi byabaye kuri Abraham nta kabuza ko bireva ngo Imana ntago inegurizwa izu icyo umuntu abibye. Bire kongera kavuga ngo Eliya yari umuntu. Ndiko understanding. This is how we do Bible study. Uku niko twiga Bible study. Bakristo mureke ibyo gufomboza, mureke kuryama mudasomye. No, ureba amahame y'ubwami bw'Imana. Wiga ariko ufite purpose. Usome niyo mpamvu biri zakuryohera. Ntabwo uzayisoma ngo uhita usinzira. Hari abantu bagifungura Bibiliya ibitotsi bitabiza bipima tone 5. Ukibaza Mana wazampaye umwete wo gusoma Bibiliya? Ntabwo ari Imana y'uguha, abanza uburyo bayisoma. Anyway, iyo ufuze umugabo witwa Eliya,
Eliya muri James 5:17 biravuga ngo Eliya yari umuntu nkatwe ngo arasenga. Muri magambo iyo uvuze Eliya muri Bibiliya ubuvuze prophecy ubuvuze na prayer, ibintu bibiri. Ubuvuze umuhanuzi n'umunyamasengesho, two things. Nuwango nimba ushaka kwiga gusenga, nimba ushaka kwiga guhanura, nimba ushaka kureba ibya gihanuzi uko bikora, jya muri office y'umugabo witwa Eliya. Umwige, usome abami ba mbere, urebe ubuzima bw'ukuntu yabaye, urebe everything. This is how we do Bible study. Tuvuge cyane ngo amen. Mwamwumvishe Eliya? Hari ikindi kigabo hano nanditse cyitwa Thomas. Iyo uvuze Thomas nta kindi wumva umuntu utinda kwizera, wumva umuntu ufite doubt. Nuwango Thomas we Imana kweze. Thomas iyo umuvuze uyu mugabo utinda kwizera ukenera proof, kandi gitangaje hari abakristo bameze nk'aba Thomas. Ati Imana yagukoreye ibingibi banzu nyere kuko byari bimeze. Abo ni ba Thomas wiba braminga ahubwo bereke proof. Ibaze ko Imana yaduteguriye muri kategori zose z'abakristo ikadushyiramo na Thomas. Ubari ba Thomas twicaranye mu hano n'abatukurikiye aya muri online nk'abari. Tuvuge cyane ngo haleluya. Twongeye tuvuge cyane ngo haleluya. Now Thomas we, reba umugabo witwa Samson, reba umugabo witwa Joseph, reba umugabo witwa Paul. Abagabo igiye ukabiga. Samson agaragaza the might of God, agaragaza imbaraga z'Imana zicaye mu buzima bw'umuntu. Ni gute umuntu umwe ashobora kwica abantu magana akoresheje urwasaya rw'ikihari something. Uzi ikintu gitangaje, umuntu umwe akazengereza igihugu cyose. Mu gukomera kw'Imana kwamanutse ku buzima bwa Samson, noneho agasoza twigisha ikiri gikomeye. Mu gukomera kw'Imana ku buzima bwawe wajya hasi mu mbaraga zose z'Imana. Niyo mpamvu ntawe ugomba kwirata. Samson umunsi nagarutse nzabereka ibintu 7 byishe umuhamagaro wa Samson. Samson ntago yishwe na Delila. Impamvu bamuteze Delila nuko yari asanzwe afite ako ka weakness. Kandi ugire ngo abanzi bawe nteba barapereza bakamenya kantu ntago ariyo nda ya mbere yararyamanye nayo. Ugira ngo ikizakwica ejo hawe hazaza, ugira ngo kizava kure y'ibyo ufite uyu munsi. Reka da. Niyo mpamvu ko Imana ikuzamura ubaka protection, ubaka system iguproteja. Ibi ni ibindi sinshaka kugira gute kubyinjiramo. Samson imuvuze twumva imbaraga z'Imana zishobora kumanukira umuntu agakoreshwa ibirenze ibyo umuntu atekereza, kugeza abami Dawidi, ibintu bidasanzwe. Paul, amahanga yose, abanyamahanga twese twamenye ubutumwa bwiza kubera umugabo witwa Paul. Umuntu utarabanye na Yesu ariko agakoreshwa ibirenze ibyababanye na Yesu. Nikikwereka umugabo w'umuhanga ufite revelation. Yigeze gusengera Abefeso 2:14, nkunda basengera Imana ubaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa ngo bitume muyimenya. Mani magakumenya Imana bisaba revelation na wisdom. Paul no. Paul bitabikwereka umugabo w'umumenyi. Ushobora icyakabiri consecration, uburyo yari yarihaye Imana. Yanga n'ubuzima bwo gushaka bati no ibyanjye ni Imana. Consecration. Wiga Imana ureba ibyo yashyize mu bantu. Iyo wiga abantu Imana yagize ikibashyiramo uba wiga inzira z'Imana. This is how we do Bible study. Icya gatatu ndashaka rero kubereka umugabo tugiye kwiga uyu mugoroba wiswe Gideon. Tuvuge cyane ngo amen. Muri ubwo buryo ndashaka ko uyu mugoroba twigana umugabo witwa Gideon. Wibuke Gideon yahamagawe ari umunyantege nke, aturuka mu muryango uciritse mu gihe kibi, ariko Gideon yabaye umunyembaraga mu buryo budasanzwe. Ndashaka ko uyu mugoroba nejo dukora study ku mugabo witwa nde Gideon. Hagira uvuga ngo Gideon.
ijwi ryawe ntabwo rikiri hejuru uvuga cyane ngo Gideon. Muriteguye? Abacamanza 6:11. Judges 6:11. Media team, please hurry up. Muriteguye? Maleka zara farahada. Judges 6:11. Now, mukurikire. Nuko marayika w'Uwiteka araza yicara munsi y'igiti cy'umwera. Cyari muri Ofura kwa Yowasi w'umuki w'Umwabiyezeri. Umuhungu we Gideyoni yasekuraga ingano mu muvure bengeragamo vino ngo azihishe Abamidiyani. 12. Marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, Uwiteka ari kumwe nawe waki wa munyembaraga we. Ugira niki n'ubutware. 13. Gideyoni aramusubiza ati, mutware, niba Uwiteka ari kumwe natwe. My God, this is a powerful mystery. Bibiliya, ari abantu bakunda Bibiliya bavuge ngo amen. Imana iselectinze Gideyoni. Irarebye muri Isiraheli yose. Ati no, hari agahungu kari ahantu nakoresha. Gafitemo potential, kari agahungu ari ikintu nagashyiraho nkagakoresha. No, Imana ijya kugerageza nde Gideyoni. Ati wa munyembaraga we. Atangiye icyo natwita strategic approach. Atangiye mubwereka iki murimo Gideyoni atarazi. Niyo mpamvu uzarebe bimwe mu bintu ibigaragaza ko Imana iri kuvugana nawe nigiri kuvuga ibintu utaribonaho. Ivuga ibintu wibonaho ntagire yavugana nawe. Ako karumvikanye? Ndajya mukurikira muvuge cyane ngo amen. Turi kwiga ku mugabo witwa Gideyoni. Mwibuke mfite ahantu ndi kubaganisha sibyo? Now, Gideyoni aramubwira uri umunyembaraga ugira ubutwari bla 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 byinshi bigiye bitandukanye. Aranje marayika acecetseho gato. Undi aramubaza tuburetse gato. Twumvikana. Gideyoni amusubiza ati, mutware, niba Uwiteka ari kumwe natwe niki gituma ibyo byose bitubaho? Harimo ubwira aho hantu. Kuki nimba Imana iri kumwe natwe, kuki ibi byose bigize gute bitubaho? N'imirimo ye yose itangaje iri hehe? Iyo basogokuruza batubwiye ngo Uwiteka niwe wadukuye muri Egiputa, ariko none Uwiteka yaradutaye yatugabije. Ari kumubaza questions. Why this? I'm coming. Reka dusoze gusoma. 14 please media team. Nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati, genda uko imbaraga zawe zingana. Imana ntabwo tuyigomba ibisobanuro. Uruvuga n'isi musubize. Icyo ugomba gukora si ukumbaza why. Icyo ugomba gukora ni ukukora ikinzanye. Kuko nukora ikinzanye nicyo harimo igisubizo cy'ibyo bibazo uri kumbaza. Nta mwanya mfite wo kugusobanurira. Haguruka ugende uko imbaraga zawe zingana. Genda uko imbaraga zawe zingana. Ukiza Abisirayeli amaboko y'Abamidiyani. Sinjye ugize gute? Listen. Ikizakwereka umuntu umaze ku understanding. Ikizakwereka umuntu ushaka kugira ahantu agera mu buzima. Ikizakwereka iki kintu ni ikintu gikomeye ntafite umwanya wo gutindaho. Benshi mu bibazo dufite ntago tuzi kubaza ibibazo. Why this? Nimba ushaka ko ubuzima bwawe butangira kuzana progress, ntago utangirana n'ibisubizo, utangirana n'ibibazo. Ukibaza kuki imbere ninjizaga 3,000,000 none nkasigaye ninjiza 300,000. Habaye iki? Question. Mu muryango wanjye twigize kuba dufite ubumwe, dusangira nk'abavandimwe, none uyu munsi aho mwaciye hacisha umuriro. Why? Igitangiye kwibaza ikibazo, umugore wanjye ko twabanaga neza gutya na gutya, none habaye iki kujya hazemo distance imeze gutya? Igihe utangiye kwibaza ibibazo nicyo gihe utangiye kwegera igisubizo. Reka mbereka akantu gakomeye. Gideyoni ntago ibibazo byaje ari uko marayika aje. Biragaragara ko yari abitekerejeho. Kuko urumva
wumvishe ibibazo ukuntu byumutse yari wajya yari betekerejeho kare nani magambo yarazi neza ngo umunsi nahuye nzayibaza ibi kubera iki ni ibintu bitangaje ko dufite amateka uburyo Imana yagendanye na ba data ko dufite amateka nibigaragaza ko Imana yabanye na why this Imana yaradutaye benshi reka mbasaba iki kintu ugitaha je nutangire wibaza ibibazo mbere iyo utaribaza ibibazo nturabona n'uburyo bwo gusenga baza ugende gucara urebe why this kwera iki akakavuye mu muryango wanjye abana bari hariya mama wa bari hariya nanjye ndaha why this uzikire kuba utangiye kwegera igisubizo mu gihe utangiye kwibaza kuko iyo umuntu yibaza ibibazo aba yibwiza ukuri uziko benshi turyarya abandi tukiryarya why this umurimo wo kubaza ibibazo business yanjye ntabwo igenda neza why habaye iki kugira ngo bigende gutya niki cyabaye watanye ukagicukumbura iyo utangiye kugishakisha hamwe niyo mwuka w'Imana atangira kukohereza igisubizo benshi muri twebwe turarira ibibazo bije tugashaka uburyo tubivamo niyo mpamvu dutinda kubivamo kuko ntago twabanje kureba inkomoko yabyo bizanye banza wicara ureba ati why this abana banje ko batsindaga uyu munsi bikaba byaragenze gutya erega si bibi gusa ugomba kwibaza ni byiza kera maybe nawe guteretaga none usigaye uterekwa n'abahungu 20 cyarimwe hari icyo bishatse kuvuga mwisi y'umwuka ururimi rwose ruravugwa mwari muzi ko na silence mwisi y'umwuka rururimi church nigeze kubigisha when God is silence donc silence y'Imana silence ya situation ubwayo ni ururimi mwisi y'umwuka you need to understand this language so ko nabonaga amafaranga uko atangiye gufunga mbere yo kuzushima hano Imana yafungura umuryango hariya undi muryango wafungutse utarawurangiza undi wava nabyo ni byiza kuki wicara ukabati niki cyabaye gituma imiryango ifungukira rimwe gutya amwanya mfite tuvuge cyane ngo haleluya iyo utangiye kwibaza ibibazo dore ikintu uri gukora uri kugenda building a capacity ndetse no kuzana ibisubizo let me tell you umunsi ibisubizo yaje uzabindisha ubwenge bwazanye bya bisubizo akomora kumvishe icyazanye ibisubizo ni nacyo ukoresha kugira ngo kirinde ibisubizo buriya hari umuntu ushobora kugera kuri level runaka ngo shango nyine ngo urareba ngo shango ni Imana ngo niki no Imana yakoresheje iki explain why are you here defending results by the wisdom yazanye iyo results niyo mpamvu uzarebe abacuruzi babiri umwe arakoze arahombye undi arakoze arungutse mwakoze se byagenze bite urabona ngo yagize nta mahirwe haba ntayo afite strategy afite imikorere afite structure akoreramo imuzanira ya resulta wowe udafite ikingenzi siko bacuruza product imwe ikingenzi ni strategy hari ibintu ndi gukora Bible study muri minsi hari igihe abantu bavuga ngo Mana ngo ndakira ubushake bwawe bumbeho let me tell you uzuko ushobora kubona ubushake bw'Imana hama nabwo ubushake bw'Imana wamenye ukarimbuka kandi waruzi ubushake bw'Imana nzabigishaho n'ingaruka vuga cyane ngo haleluya umva icyo ushaka kuvuga Imana ishobora kukubwira ubushake bwawe mwana wanjye icyo nshaka niki iyi kubwiye ubushake ibishatse kuvuga ngo komeza utegereje ndaza no kukubwira strategy uzakoresha kugira ngo ubigereho benshi hano muzi ubushake bw'Imana ku buzima bwawe ariko mwavuye aho mwabone ubushake bw'Imana mutakire strategy abantu benshi batsindirwa muri muzarebe nibigo n'abantu bari professional bakora mu makampani zitandukanye bazana igitekerezo kikaba appreciated ni nyamimbwa ariko se how iki rero kuba wamenye ubushake bw'Imana ku buzima bwawe ntabwo biguha confidence yo gukora icyo wamenye ahubwo ni ukugenda ukabibaza man
ibintu wamaye ni byiza nabyo understandize. Then how strategy izamfasha kugera kuri ibi. Yesu kuza mu isi cyari kimwe, ariko n'urupfu rwari ikindi. Urupfu rwari strategy yo kumusaraba. Niyo mpamvu batamutemye ngo ajye mumva, bamushyize ku musaraba. Igitangaje ntago yagiye ku musaraba gusa, banamushyize igorogota, wari umusozi. Biriya biri strategic. Ntago yari ari ku isi, nta nubwo yari ari mu ijuru. Niyo mpamvu yiswe umuhuza w'Imana n'abantu, kuko ajya gupfa ntiyari ari ku isi, ntiyari ari no hejuru. Somebody shout hallelujah. Strategy. Am I communicating? Bwoko bw'Imana nudukanye ngo ngiye gushaka bw'Imana ngo nuko yarabimishuriye. Yaguhishuriye strategy. Ntago dufailinga kuko twitabye umuhamagaro, ko twamenye ubushake bw'Imana. Dufailinga kuko tutahawe strategy. Igitangaje, strategy ngiye Imana izaba itandukanye n'iyawe. Dushobora kuba dukora bimwe ariko strategy zitandukanye. Iyo naharera ikibazo kiba, abarokore benshi turashaka gukopia. Umwani bacuruzi baracuruza ibi. Pastor Jackson abwiriza gutya, ndashaka kubwiriza ntawe. Let me tell you, izi ni strategy. Ndashaka gukora, urabona ukuntu akora akazi. Ndashaka ashobora kukwinspiringa kugira ngo ukore neza, ariko not gufata strategy akoresha. Banza ujye ku muremyi wawe umubaze, mama mana yanjye ndasenze, ma strategy vishurira. Let me tell you, ushobora kuba amenye ubushake bw'Imana ni kimwe, na strategy ni ikindi. Are we blessed? Abakunzi b'ijambo tuvuge ngo amen. Now, Imana imaze kureba Gideon uburyo yibajije ibibazo. Okay, now we can talk. Ubu noneho twagiye gute twavugana. Nimba ushobora kwibaza ikibazo, mani magambo, impamvu wagize imbaraga zo kwibaza ikibazo nuko n'imbaraga zaza n'igisubizo zikurimo. Kuko abantu bose bafite ibibazo ariko ntago bagira ubushobozi bwo kwibaza kuri ibyo bibazo. Ukibazaho ni ikigaragaza. Ago twavuze cyane ngo haleluya. Mani magambo, nimba ushobora kwibaza iki kibazo, muri wowe hihishemo capacity yo kuba wa producing a result. Mana batoke nawe twaganira, ubu twavugana, umva icyabaye. Igihe cyose Imana imaze kukubonamo iyi power, iyi potential, Mana batoke now haguruka tugende. Aha rero niho nakuye umutwe w'amagambo, kugira ngo ubuzima bw'umuntu buva ahantu nka Gideon bugera ahandi bugera, kugira ngo Imana igukoreshe ibanza kugutestinga. There is a test Imana igushyiramo kugira ngo urebe koko, are you well prepared? Hari price you need to pay before your glory come. Hari price, hari igiciro, hari ikiguzi ugomba kwishyura mbere yuko icyubahiro cyawe kiza ku buzima bwawe. Let me tell you my people, ibi ndi kubabwira nushaka kubyumve neza. This is a reality. Nimba turi muri ubu bwami, ntabwo Imana ishobora kugufata igutebe kuvana ahantu igutereke mu cyubahiro cyawe itavetinze umutima wawe. Nibibaho. Kuko let me tell you, ko iramutse bikorera buri wese iramutse bikorera buri wese, hari abantu yazicuza impamvu yazamuye. Kuko hari abantu Imana iramutse kuzamuye ukomeze, my dear, wakwica byinshi, wahungabanya byinshi. Beti Imana kabati uba wicarira. Benshi ni impamvu tutarazamuka, ntago turatsinda zino test. Nababwiye ko tugeze mu bwami bw'Imana. Imana yaducunguje urukundo rwayo, amaraso yaratubabare, twahawe impano y'ubugingo buhora. Umurimo wa Kristo ku musaraba turawemera, ariko ibyo byose byatwinjize mu bwami bw'Imana. Ubwo bwami rero ni amahame, si amarangamutima. Nimba ushaka kugira ahantu uva muri ubwami ukagira naho ugera, ugomba guca muri zi test Imana yacishemo Gideon. Muri tayari twige Gideon. Tuvuge cyane ngo haleluya. New dimension, new level, new glory igendana na price. There is a price to pay
for acquiring new dimension. Nushobora muri ubu bwami kuva mu bwiza bumwe, kuva muri season imwe winjire mu yindi season Imana itabanje gutestinga ubuzima bwawe. Igitangaje nimba uri muri season imwe uyu munsi, test Imana yakoresheje uyu munsi sizakoresha muri season 2, bitewe naho maturity igeze, ubukure bwawe, bitewe na experience yawe na exposure umaze kugera. Imana igutestinga according to the level you are in. Now ndagira ngo twige kuri Gideon. Gideon Imana iramuhamagaye. Abisirayeli bari gutotezwa, Abisirayeli bamerewe nabi, Abisirayeli bari muziko niyo bahingaga, Abamidiyani bazaga bagasarura. Kandi ibyo bintu byabibaho mu buzima bwacu, ugahinga ukavunika, wajya gusarura ugasanga hari andi maboko agusarurira. Bibaho cyane. Icyo gihe kanura amaso, this is what you have to do. Ibi bintu ngiye kubigisha umunsi nabimenye, niwe munsi ubuzima bwanjye bwahindutse completely. Njya nkunda kubwira abicaci wanjye bati sinshobora kubigisha ibintu bitaraba experience mu buzima bwanjye. Let me tell you, Imana si Imana y'amarira. Imana yuko warize cyane ngo ihahamuke cyakorera yafite kayishyira mu icupa. Iyo zaburi murayize, Imana ifata amarira akashyira mu icupa akaba kijya zuzu. Kandi ntaguze ingano y'iyo cupa. Shobora kuba ari cya kigega cya 5 mililitre. Aba twazamura ibiganza tukavuga ngo haleluya. No, abera turi hano tuzamura ibiganza tuvuga ngo haleluya. Imana ihamagaye Gideon, ndashaka kugukoresha iby'ubutwari, ndashaka kuvana muri aka kamenyero ko gusekura ingano wihishe, ndashaka kubakiza agasuzugura Abamidiyani babakiza, ariko ndashaka kuguhamagara. Ariko there is a test. Can I trust you? Now, 2 places, 2 tests Imana idukoresha kugira ngo tujye ku yindi dimension. Uyu mugoroba ndavuga imwe, ejo nzavuga indi. My God, amasaha ari kugenda, aracyahari. Okay, uyu munsi ndavuga imwe, ejo nzavuga indi. Tujye kuri Judges, abacamanza ibice 7 nawe. Ibice 7 turera ku murongo wa mbere. Ngira mugenzi wangu ugiye gufashwa. Maleka zava halariya mokoshi. Ibice 7 nawe mukurikire rero turebe ku screen yacu. Nabari yamushobora kureba hariya. Twagiye. Yerubali ariwe Gideon n'abantu bose bari kumwe nawe bazinduka mu gitondo. Mwibuke iyo ukomeje gusoma nta mwanya dufite, yagiye ahamagara abantu bose, Isirayeli bose. Ubwo yabanje gusenya ibicaniro n'ibindi bigiye bitanu, sinshaka kubitinda kubera impamvu y'umwanya. Now aha rero yaramaze guhamagara ingabo zose, yaramaze guhamagara abantu bose bashobora kugirana umuhate nk'uwe kugira ngo batabarane igihugu, sibyo? Mu yandi magambo kugira ngo abahamagare nuko yababwiye Imana ko yamusanze, yababwiye everything. Umva igitangaje, Imana bati bahamagare bose tujyane. Mukurikire, Gideon n'abantu bose bari kumwe nawe bazinduka mu gitondo kare bajya kugandika ku isoko ya hehe ya Harode. Kandi ingando z'Abamidiyani zari kasikasi yaho mu baya giteganye n'umusozi. Nuko Uwiteka abwira Gideon ati, abantu muri kumwe bakabije kuba, no, Satani ntagakumvisha, abantu muri kumwe bakabije kuba. I love God. Kuba benshi nicyo gituma ntemera gutanga Abamidiyani mu maboko yayo, kugira ngo Abisirayeli batanyirariraho bati amaboko yacu niyo yadukijije. Murabona impamvu Imana ibikora? Aramubwira ngo abagabo mukiri kumwe bagize gute? Baracyari benshi. Ntago nakora n'abantu benshi bangana gutyo bazitirira icyubahiro cyanjye. Imana irabizi ko ukomoka mu muryango w'abantu benshi, baracyari benshi. Niyo mpamvu bashaka gushyira bamwe ku ruhande igaselecting abantu. Kubera iki? Hari ibyo ishaka gukorana nawe uri hano uri kumva ibintu kugira ngo Imana icyubahiro cyayo kizayisubirane. Tuvuga cyane ngo haleluya. Abantu bakabije kuba 3. Malahuzavahada. None genda ujye imbere y'ingabo urangurure. Ni imbere y'iki?
y'iki ingabo means igisirikare bari well trained bafite ibikoresho baratojwe genda ujye imbere y'ingabo urangura uruti utinya wese muri mwe agahinda iki nave ku musozi Gereyade atahe nuko abantu inzovu ebyiri n'ibihumbi bibiri bagira bate barataha hasigara inzovu. Test number 1 babwire ufite ubwoba agahinda umushyitsi ni gute ingabo yabaye trend igira ubwoba ikagera ihinda umushyitsi. Abo ngabo babwire batahe. Gideon yumvaga hari butahe nk'abantu igihumbi aba shocked. Inzovu imwe ni ibihumbi 10. Murakurikira dukora imibare. Inzovu ebyiri ubwo ni ibihumbi 20 n'ibihumbi bingahe ibihumbi 22 by'ingabo bisubira mu mago yabo. Gideon aratangara. Test number 1 Imana igucishaho ni test yo gutsinda ubwoba. Can I preach tonight? Test number 1 mani magambo ikinyuranyo cy'ubwoba nicyo nise courage. Test number 1 ni courage. Bwoko bima umurava bless you umurava kutagira ubwoba guhagarara. Ibihumbi 22 barahaguruka bava muri vision mission bari barimo kubera ubwoba. Let me tell you ubwoko bw'Imana beshi batatswe n'ubwoba bava mu murimo w'Imana. Beshi batatswe n'ubwoba bava muri business. Beshi batatswe n'ubwoba bava muri position za government. Beshi batatswe n'ubwoba basize ibintu byinshi bagombaga gukora kubera ikintu cyitwa ubwoba. Test ya mbere Imana iguha irebe ku deserving a next level next glory ni test ya courage. Uyu muntu afite courage ingana gute sustaining kugira hagomba kugera. Biri very simple but very powerful. Ingabo ibihumbi 22 kubera ubwoba no kujugumira bava mu gutabara igihugu. Vision is clear. Vision is powerful. Ntawe n'umwe utari ukeneye gutabarwa mu gihugu ariko abagabo kubera ubwoba barekura icyari gutabara igihugu kandi bumvishijwe ry'Imana. Mani magambo kumva ijwi ry'Imana nibigukuraho ubwoba ahubwo icyo wamenye nicyo kigukura mu bwoba. Test number 1 it is a test of courage. Price number 1 you need to pay it is courage. Hari abantu turi kumwe bavuga ngo no hari abantu turi kumwe bavuga ngo amen. Reka nsobanura akantu gato. Ubwoba reka duhere hano. Ubwoba ni iki? Mondebe please. Ubwoba n'urufunguzo Satana afunguza umutima w'umuntu kugira ngo yinjira mukoreremo. Subiremo definition y'ubwoba bandika. Ikindi biba byiza kuza muri church uzanye notebook. Ubwoba ni iki? N'urufunguzo Satana akoresha afungura umutima w'umuntu kugira ngo yinjira akoreremo. Uzi icyo bishatse kuvuga? Mundebe nta daimoni nta kintu na kimwe cyava kwa Satani kikujeho kitahamagawe n'ubwoba. Mani magambo uburyo bwa mbere bwo gutsinda daimoni si ukumukubita no kumushwanyaga dashwanyaguza ndaritura no si uko biruka na daimoni Satani yirukanwa kutamutinyuka mwereka ibyo wakora byose ndakurenze muri Kristo Yesu. Ikintu cya mbere kirukana daimoni kirukana Satani si amasengesho wasenze. Muzi ko Satani adatinya umuntu wasenze? Muzi cyabaye kuri Yesu ibice 4 Matayo? Yesu yarumiwe amazi imisi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa agisohoka hanze ahita ahura na jama aje ameze neza. Nani nzi ko Satani akibona Yesu ahita titira akagwa hasi. No, barahagaze barachatinga.
nimba uri umwana w'Imana. Satani uri muntu ki? Satani ntatinya amasengesho. Satani atinya icyo amasengesho yaguhinduye cyo. Am I communicating? Satani ntatinya iminsi 70 wafashe. Mbona ngo ngiye kumushwanya. Satani nta shwanyaguza. Iyo amushwanyaguza Yesu abara amushwanyaguje bikarangira. Igihe cye cyo gushwanyagurika nawe kirarangira. Ntago kiragira. Hari umunsi atazongera kukwitsamura. Ariko igitangaje uburyo bumwe Yesu yaduhaye kugira tumushwanyaguze yadushyize hejuru y'ubutegetsi bwe. Ku murimo kumuha umusaraba Yesu yadusetinze hejuru. Niyo mpamvu uburyo bumwe bwo gutsinda Satani ni ugutsinda ubwoba bwo kumugirira. Nta daimoni nimwe, nta kintu na kimwe kiza mu buzima bwawe kivuye kwa Satani kitakinguriwe n'ubwoba. That's it. Aha rero ubwoba nicyo kintu cya mbere Imana ibanza gutestinga. Uzi igituma ugira ubwoba ni ubumenyi buke ufite ku Mana iguhamagaye. That's it. Bajya bavuga ngo uhagarikiwe n'indwa agira ate nubwo ibimeze irya avoma nta kintu na kimwe ko nta kintu kibaho kidatinya intare. Ingwe nako hanya n'ingwe niki something. Iyo hagize umuntu uguhagarikiye arya uvoma wumva urabanza ukanavoma uniryagagura gake gake nta kikwirukaza kuko hari imbaraga uzizikurinze. So ubumenyi ugira ku Mana ni intwaro ituma ukora ibintu byose nta bwoba ufite. Kandi iyo ufite ubumenyi buke Satani aremeye kabati uyu ni mutera nka tontoma aratitira. Test number 1, it is a test of courage. Maloka zavara hadia matokas. Ubwoba bwisha abantu muri business, ubwoba n'ubwoba mu kazi, ubwo ejo banyirukanye, ejo bigenze gute. Ubwoba ubuzima bw'abakristo benshi muri no season butsikamiwe n'ubwoba. Ubwoba bw'ejo hazaza nzabahwane. Biravuga ngo ntimukiganyire ibyo muzarya n'ibyo muzambara ejo. None uyu munsi wowe usigaranye uri guhembwa miliyoni n'urugero ariko uri gutinya ejo kandi hari mbwana 200,000. Let me tell you, ubwoba Satani yabonye nta yindi ntwaro yakubitisha abera atari kuzamura umwuka w'ubwoba no gutitira. Niyo mpamvu usanga abakristo bari kujya gukora ibidakorwa, abakobwa bacu bari kujya gusambana kugira babone akazi, abantu bari kwicuza, abantu bari gukora amahano ibidakorwa, abamama induru ni ibibazo mu miryango n'induru kubera iki? Ubwoba bw'ejo hazaza. Ngo abana banjye, abana bawe, abana sabawe, wari umukozi, abana n'ab'Imana. Ahubwo nuko Imana yakwizera ikabakunyuzamo. Biravuga ngo abana bawe bazigishwa n'Uwiteka. Ufite ubuhe bwoba? Test number 1, it is a test of courage. Let me tell you, ubwoba butumye ibihumbi 22 bisubira bitarangije mission. Ubwoba. 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 Timoteyo wa 2:7. Andika icyanditswe. Timoteyo wa 2:7. Varikando kabahus. Hari umuntu uri kuganirizwa n'Imana avuge ngo amen. 2 Timothy 1:7. Kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye umwuka w'iki? W'imbaraga n'urukundo no kwirinda. This is the spirit you have received through Christ. There is no spirit of fear. Yaduhaye umwuka w'imbaraga not uw'ubwoba. Dore ikibazo dufite abamama, abapapa, abana bakiri bato. Umwana ukirangiza kaminuza wa 23 afite ubwoba nk'umumama ufite abana 5. Why? Nabazima ibi ntago biri bizima. Nzabahwane, nzagira gute, bizagenda gute, abana banje bapfuye, ngize gutya. Ntago twahawe umwuka w'ubwoba, twahawe umwuka w'imbaraga. Ndavugana n'umuntu hano wari ufite ubwoba bw'ubuzima. Ejo nzasiga, ejo byagenda gutya, ejo byagenda gutya. Let me tell you, nimba utarafekinze urwego uriho nta soni zizagukora. Listen, buretse ariko nimba warafekinze ubuzima uriho
isoni zizagukora immediately. Kuko benshi bagira ubwoba mu buryo bubiri bitandukanye. Umuntu wa fake inzu ubuzima ariho agira ubwoba bwo kubutakaza kuko nta wisdom ibakinga aho ageze. So atinya kubitakaza, kandi ibintu wa fake inzi bigutwara imbaraga kugira ngo birinde. Ukomeza gufekinga kugira ngo urinde cya kindi wa fake inzi. Ariko nimba uzi ko ntacyo fakinga ku buzima bwawe, fear not. Hari ukuboko kw'Imana kuduhagare. Hari umurimo wa Kristo yakoze, waraduhaye umwuka w'imbaraga utaraduhaye umwuka w'ubwoba. Somebody shout hallelujah. Ngomba kubanza kubikiriyaringa ibyo bintu. Nimba wari ikirinzi ukirwanirira, icyo ukeneye si amagambo ndi kuvuga, icyo ukeneye ni ukuri painting, ukihana ukabwira Imana nakoze nabi, imbabazi zawe nzakira. Kuko hari ukuntu ubwoba bugusunikira kwidefanda no gukora ibintu bidakorwa kugira ngo ubone kuramukwa. Ukenewe kwihana, ntabwo ukeneye guhumurizwa. Banza ugaruke kwanza mu murongo w'abari guhumurizwa. Mutangiye kundeba nawe Abaheburayo, Hebrews 2:14. Abaheburayo ibice 2:14 kugeza kuri 15. Nuko rero nkuko abanda bahuje umubiri n'amaraso ni nawe ubwe yahuje ibyo nabo kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa, ufite ubutware bw'urupfu ari wende 15 hakaryoha kurusha abone uko abatura abahoze mu bubata bwo gutinya iki no atubatura ubwoba ubwo atubature abahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwa kose. Dore umurimo Kristo yakoze, yiyunze natwe, yemeye kuba umwe natwe, afata ubugingo bwacu abuhisha muri we, yicaye iburyo bw'Imana Data, atari kugira ikindi kugira ngo adusetting free of fear. Avana ubwoba bw'urupfu, avana ubwoba bwo kurimbuka mu buzima bwacu, ahubwo aduha imbaraga ndetse aduha ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu munyumve neza, internal life, buri cyaremwe cyose gihumeka gifite ubugingo buhoraho. Mukurikire, icyaremwe cyose gifite internal life, ahubwo icyaremwe cyose gifite internal life. Internal life zizagira ibice bibiri. Hari abazagira internal life mu bumana, hari abazagira internal life mu muriro w'iteka. Niyo mpamvu umuriro bawita umuriro w'iteka, kuko nujyayo hariya ntuzaza ukongoka, ariko uzazushye internally. Niyo mpamvu twabakiriye Kristo. Niyo mpamvu ushaka kubabwira umurimo Kristo yakoze ku musaraba ntago ari uwo kutubabarira gusa. Imbabazi ni mu gapackage gato kari mu kintu kinini. Ikintu cya mbere Yesu yakoze, yadukuyeho urupfu rw'iteka. Icyo nicyo kintu cya mbere gihambaye. Niyo mpamvu Yohana 3:16 bivuga ngo kuko yakunze abari mu isi cyane byatumye tamwana kugira ngo umwizera wese ahubwo ahabwe ubugingo. Mwene magambo, ubugingo buhoraho ni impano twakira nk'abakiri Kristo. Ntacyo wakora ngo ubone impano y'ubugingo buhoraho, nta mirimo yaguhesha ubugingo buhoraho. Ako karumvikanye. Ikintu yadukijije nubwo nimba yaragukijije ubwoba bwo kurimbuka, nubuhe bundi bwoba ufite? Uwatanze umwana wayo azareka gukora ibindi? Niki cyari gikomeye yakoze? Nugutanga umwana wayo. Let me tell you, mbarahije ukuri kwishobora byose Imana nsenga nkorera. Abantu benshi sirita ba Kristo tubayeho mu bwoba, ku buryo ubwoba dusigaye dufite nta tandukaniro ry'abizera n'abapagani igihari. Mu kazi bagiye kugabanya abakozi, ubwoba ugira bungana nk'ubw'umupagani agira. Maybe kugabanya abakozi kuri wowe na avantage kuri wowe. Niba kwiruka ntago ubuhombye, niba bahombye kuko ufite umwana muri wowe, ahubwo maybe Imana igiye kuca muri iyo nzira kujya ikugeze muri dimension. Uzi impamvu ugira ubwoba, utanya urugo rwanjye ruzabaho gute, bizagenda bite? Uzi impamvu y'ubwoba suko bagiye kukwirukana ku kazi. Impamvu y'ubwoba nuko ari wowe wigize inkomoko y'ubuzima ubayemo. Uzi ko ari wowe providing everything. Uzi ko ari wowe utaka
watakaje akazi utakongera kubaho uribeshya ntago ubeshwaho n'akazi kawe. Let me tell you, benshi twicaye hano including nanjye urebye amafaranga usohora ku kwezi kugira ngo ubeho bagufunga ntago uza ahantu hava. Nibyo umuvunyaje twese hano badufunga. Wishaka kutwumva ngo ngiye ngo ndakora ngo ngiye hari ukuntu Imana yambrese even though kuko uko Imana ikuzamura position uhembaho ni nako expenses zingana. Wishaka reko twigira ko you are special, you are not special. Twese turiho kubw'ubuntu bwayo, twese turiho kubw'imbabazi zayo. Biravuga ngo bazabeshwaho no kwizera. Only faith ni tubeshejeho muri no Kigali. Suko twinjiza amafaranga arenze, suko twakoze ama investment. Papa wikwibesha, mama wikwibesha, bajene wikwibesha. Twese tubeshejweho no kwizera uwo mugabo. Ubunyangamugayo bwe nibwo butubeshejeho muri Kigali. Ubuntu bwe nibwo butumye duhagara tudaseba. Niyo mpamvu umuntu utarekonesa ko ari Imana imutunze niwo muntu wa mbere ugira ubwoba kwazi ko ari we we providing. Let me tell you, igihe nasobanukiye umurimo Kristo yakoze ku musaraba ku bwanjye, ikintu cya mbere bwakoze mu buzima bwanjye bwamaze ubwoba. Let me tell you, abo tugendana barabizi nta bwoba, trust me. Zabaho ubuhamya musumwari ikibanza nari nakunze kinini kirimo nka bitatu, amafaranga bambwira ni menshi nta nari mfite, habe no kuba ngo mfite ngo miliyoni 2 habe. Ndangije ngezeyo ndakireba ati mu izina rya Yesu ndagufasha. Umunsi ukurikiye mbwira madamu nawe ati ngwino tujyane, mushyira mu modoka ati ngwino tujyane turebe ikibanza cyacu. Turagenda arakira ati ni sawa, ase uzakishyura iki? Ati why kini cyacu. Umunsi wakurikiyeho mitanja gufata umugabo ukora ibintu bya plan no kubaka. Ati ngwino tujyane nyerego nkorere plan ukuntu bizamera. Ndi imbere y'Imana ntago nababeshya, habe n'igiceri. Turajyana arati mwereke inzu ushaka, kuko inzu ushaka nari nara screenshotinze. Abana kumfishe namwe murumva yari ituma screenshoting. Ndaje ati iyi nzu wayinterekeramo hano byakunda. Ati yajyamo rwose. Ibyo bintu byabaye ejo bundi last year, umwaka ushize nko mu kwa 10 na nko mu kwa 7 mu kwa kangahe, mu kwa kangahe ejo kwa mbere nakoze mitashyo. Umva icyabaye simbivuze kugira ngo mwimve ko ari ubwibone cyane, ntabyo nkuramo hano, ariko ikintu ushaka kubabwira ubwoba. Urabwira Imana ngo Mana nuko ko Imana busenzuba kinzu gute nta mafaranga y'ubutaka mfite. Nimba nta mafaranga y'ubutaka ufite uzaho ubutaka buri, byose bisaba amafaranga. No tugani nta mafaranga kugura ubutaka ndabyumva birumvikana, ariko se uzaho buri. Uzimpamvu tutabitekereza twese ubwoba. Birase nabikura he, byava he, byagenda na rent kuyishura byabaye ikidajya ku. Ubwo n'ubwoba. Hari umuntu waruvuze fire wayivuga neza di. Let me tell you ubwoko bw'Imana. Let me tell you, ubwoba buradutsikamiye. Ubwoba bwicaje imiryango. Abapapa bazi gukora, abamama bazi gukora, abasheni bafite potential bahindutse nk'aho badafite potential kubera ubwoba. Ndaje mu kanya dusenge abo bazi mu ubwoba tugomba kubashwanyaguza mu izina rya Yesu. Vuga cyane ngo amen. Fear. Ntago twahawe umwuka w'ubwoba. My God, ko numva ino nyigisho itari kurangira. Ukeneye overcoming ubwoba bw'ejo hashize buri mu mateka yawe. Dore ikintu kishe abantu benshi. Muvuga mena mbabwire. Ubwoba ufite uyu munsi wibwiza ukuri inkomoko yabo, maybe ishobora kubikomoka mu makosa wakoze ejo hazaza hashize. Sorry, ibyo wabayemo bikakubata ku buryo bikubwira ati ntago kwiriye biriye. Uwo ni shitani ugenda n'amaguru mwahuye.
let me tell you mu bintu nimba warakiriye Kristo muri wowe biraba ngo ibyakera byose biba bihinduwe bishya, biba bishize completely. Kuki wigarura umutima wo gucira urubanza? Imana ikubabariye ntabwo ikubabarira nk'umwana w'umuntu, ikubabarira ibyo wakoze, ibyo uri bukore n'ibyo uzakora. Umurimo wa Kristo ku musaraba ni umwe. Aha rero ni abantu benshi bagore ku butumwa bwiza bw'ubuntu, kuko yatubabariye byarangiye ngo dukore ibyo dushaka. Oya, ubuntu bwakubabariye nabwo buntu buguhindura ukarushaho gusa na Kristo. Ubuntu ntabwo buduha permission yo kujya gukora ibyaha, ubuntu buduha ahubwo imbaraga zitubatura muri bya byaha. Let me tell you, nkunda kubivuga, nimba ubuntu butaraguhinduye ntabwo wahuye n'ubuntu, wahuye n'amakuru. Ubuntu si amakuru, ubuntu ni imbaraga Imana ikoresha kugira ngo ibature wari ubashwe n'icyaha. Niyo mpamvu uri muri Kristo Yesu ntateka azacirwaho. Ibyo byo bigomba kuguha confidence, ukareba addiction, ukareba ibyo wakozwe, ati nubwo nagukoze, nubwo nkibaswe, nizeye Imana kizangeza hano. Transformation izanwa n'ubuntu. Tito 2:11, kuko ubuntu bw'Imana buzana abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana, kwirinda irari ry'ibyisi tukajya ubuntu nibwo butwigisha gusa nka Kristo. Nicyo bita transformation. Paul arabivuga mu Baroma 5 ngo mbese dukora ibyaha ubuntu busage, hoya ntibikabeho. Twebwe abacunguwe ku byaha twabikora dute? Abaroma 12 ahubwo ndabinginga kubwo imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu gukwiriye. My dear, impamvu mfashe umwanya wo kubisobanura nuko abantu basigaye bumva akantu gato bagahita batanya kugasobanura bitandukanye n'uko ijambo ry'Imana riri. Twarababariwe, ariko uwo murimo w'imbabazi udukoramo akazi tugasa na Kristo. Wishaka gukora ibyaha ngo twarababariwe, ahubwo uri kure, hari ikintu uri kwirengagiza muri wowe. Ahubwo genda umwikubita imbere umwete, Mana ndapfuye, addiction iranzonze, ubuntu bwawe buntabare. Naho kugenda uvuga ngo dukora ibyo dukora, ubwo si ubuntu. Akondaga clearinze. So umurimo wa Kristo rero uduhereza gushira ubwoba bw'ubuzima, ubwoba bw'ibyo twabayemo, ubwoba bw'ahazaza. Hari abantu uyu munsi bahangaye, abajene muvuge ngo amen. Mana we, urugo rwanjye ruzamera rute? Mana ama divorce yabaye. Ninde wakubwiye ko abandi ba divorce uza divorce? Ese reka nkubaze, batatu ba divorce inze byasakuje, bitwibagijwe 15 bakiri mu rugo bameze neza. Why? Ubwoba ikintu bukora buramplifying. Urugo ntabwo rugisho. Abakobwa beza barabuze, baracyahara ahubwo bamwiza kugira ngo bakurure. Ntabwo bazanwa n'ukuri gutuzi gutereta, no, bazanwa n'ubwiza wahindutse bwo. Abagabo barabuze, abagabo barahari, abagabo batanga ke, abagabo bakunda barahari. Umvishe ko bavugije induru, ubu n'ubwoba ntugire ngo hari iki, n'ubwoba. N'ubwoba. Uvuge cyane ngo haleluya. Zamuka uvuge ngo haleluya. No, urugo rwiza ruracyashoboka, ariko uraboshwe. Ukuzengurutse n'ukugati yewe bisigaye bigoye. Yewe usaraundinzwe n'ibicantege. Niyo mpamvu uyu mwaka 2025 hari contact ugomba gusiba muri telefone ya burundu. Hari abantu badakwiriye kuba mu buzima bwawe. Bizi ibyo ndi gukora uyu mwaka, ndi kudiritinga. Hari let me tell you, nuza n'imikino mundebe hano, mundebe. Satani nta mikino afite kugutera ubuzima bwawe. Iyo bigeze ku ma decision yazago ku cyumweru ntuzasibe, ndakwinginze. Nzaba mvuga ku mbaraga za decision making. Hari ziryana ukemera ugaca muri ubwo bubabare, ariko bati ku bwa destiny yanjye aho ngomba kugera, ngomba gutanga iyi price. Reka nihute Mana yanjye, amasaha nayo rero sinzi uko ndi wiyagenze. Tuvuge ngo haleluya. Ubwoba, ngira mugenzi wangu, ubwoba ni bubi. Usuka ubwoba
ubwoba mama uzi ko ubwoba butuma wihoma ku bantu ukumva umutakaje wapfa uyu muntu noneho igitangaje abo bantu nabo bereka ibyo bahita bayihindura imana zawe bati untakaje wabahuta noneho ugasiduka mundebe please follow mundebe sibyo nagira urangara noneho bikarangira wa muntu wahaye icyizere yigize imana ku buzima bwawe akajya nakumanipira yafashe imyanzuro imwe n'imwe atanakubwiye kora iki shaha gira gutya najya mbabwire ba Kristo ubuzima bwawe nta mwana w'umuntu ubufite ese reka nkubaze ubwo bufite n'ubwiki nibwo bwa mbere watakaza abantu mu buzima ko ari abo watakaje warapfuye ni wabayeho hari abantu bigize imana z'abandi bantu kuba uvuye mu buzima bw'umuntu ngo ntago yabaho nta mfite uri umwuka mpumeka wowe ariko hari abantu turi kumwe bavuge ngo amen ngura muntu ngo ntago yabaho nta mfite uri oxygene rero ejo bundi listen ejo ndari umukobwa na kansarinze harazarire pastor Mungu yanyanze ndapfuye ndarangiye kandi uwo mukobwa yariraga nabi hari abantu barira ukabona arira nkanjye iyo ndira ngiye mvuza induru ariko hari n'abandi barira mu gisirima amarira ubona amanuka ari menshi ariko yarira ati wabaye iki akimbona wapfuye ko iki yanyanze umuhungu naramubwiye ati namuhaye tishu muri office nabati ihanagure nkubwire nati wa mukobwa we ndeba nkubwire shima imana kuko iragukijije ikibandi that's it baranyanze ndapfuye gute wo kundi umuntu ku buryo ufata ubuzima bwawe ukabutereka mu buzima bwe ni kigaragaza ubwoba hari ikintu uri guhunga ngo no ngo ngiye ngo naramukunze ngo ndakunda urwo rukundo si urukundo nabazimu urukundo rudafite ubwenge rukujyana mu kurimbuka listen ikintu cyose ukoze kitari mu bwenge kikurangiza nabi gutanga bigomba kugendana n'ubwenge nituro okay God bless you vuga cyane ngo haleluya vuga cyane ngo haleluya ubwoba butuma twihoma ku bantu ukababera protocol ukumva yewe ngwino ndebe ku kazi ugahita usimbuka ugata ibyo wari urimo by'agaciro ngo kukaguhamagaye no way let me tell you imbere yanyu imbere y'Imana umuntu nabura kuri no sinahangayika ni Imana n'umugore wanjye that's it ibi bita bikwereka ubuzima bwawe budependinze ku Mana cyangwa budependinze ku bantu reka tubwizanye ukuri ibwiza ukuri ubuzima bwawe budependinze hari abandi bafasha ababosi babo ni byiza ko naringa boss ariko si byiza guhinduka ari we Mana y'ubuzima bwawe no akagukoresha ibyo akomba gukoresha byose juste ngo ni boss ngo na kwiki abandi twihoma ku bandi kubera uburyo ntago baza agaciro tubamariye kuba turimo mu buzima bwabo kuba na adding of value ndabivuga gute value adding kuba nta gaciro wongera ku buzima bwabo bakagusuzugura niyo mpamvu ushaka kubabwira naho kugira ngo wirukange inyuma y'umuntu jya imbere y'Imana wikorema akazi babandi bagutaye bazaza kugushaka kuko nibo bazaba bafite igisubizo cy'ibibazo byabo ubwoba bwituma bugukoresha amafuti wihomye ahantu hose bihomye nzaguherekeza nzajyana nawe igihe kandi bakoresha uburyo bose bakwereka ko batagukeneye ariko batisha reka njye gushaka agakanzu kandi iyo mutandukanye ata kuri iki ase nturiya ninde umuhamagaye washyushye wabyatutse ngo no wataye abana wataye umugabo wataye urugo wataye akazi ngwiki umuntu utaza agaciro kawe mureka agende ubwo rero mvuze ibi ko mvuze ibyo listen njya nigisha strategic relationship no kucyumwe nabivuze mu kintu gishize kuri church let me tell you mu bintu ukeneye strategic friendship ukeneye strategic relationship babantu badinga value ku buzima ntabwo ukeneye inshuti ibihumbi bitatu benshi impamvu muhamwe no mu ntege nke n'uburyo bw'ubwinshi bwawe uwo mwiganye muri primaire inshuti yanjye abantu uzi bose si ngombwa ngo babe inshuti yawe
kubuziranye n'umuntu ntabwo bimuhindura inshuti. Menya ahantu ushyira abantu, menya ibyumba bashyiramo. Niyo mpamvu bagukomeretsa. Runaka yarambabaje, niwe wamwinjije aho atagombaga kwinjira, hama hamwe agukome. Haleluya. Tuzamuke tuvuge ngo haleluya. Let me tell you, ubwoba bwo kushaka kwishira ku bantu wisogeje for what? Listen. Mundebe mwese mbabwira akantu gakomeye. Muziko mundebe. Bimwe mu bintu bigaragaza ko Imana iri kugukoramo akazi, n'Imana yakwiri kukujyana kure. Hari iguha training yo kuba uri wenyine. Kuba wenyine si icyaha. Kuba wenyine si ukunanirwa kubana n'abantu. Kuba wenyine ni season Imana ibiguhamagaye kugira ngo igukorere mu murimo, igutegure. So ukimenya kudisaninga byose ubwoba. Please, kubaho wenyine si icyaha, ahubwo enjoyinga kubaho wenyine. Kuko urabizi neza ko bitaza, kuko igihe wewe uza wese mu buzima bwawe ni Imana ibimwohereje, kuko hari icyo ugiye gukora ku buzima bwe cyangwa waje gukora ku buzima bwawe. Ariko ubwoba butumye twishyira ku bantu, twihoma ku bantu batazi agaciro kacu, bakadusuzugura buri munsi. Ubwoba budukoresha amafuti. Test number 1, test of courage. Reka nsoreze hano. Munyemere nsoreze hano, tuzakomeza ejo. Courage yanze gushira neza. Let me tell you, bwoko bw'Imana. Courage, reka mbabwira kanyuma. ngo abavuga butumwa ngo dusoza ngo buri kanya ngo tuba dusoza. Listen, no, nakanyuma noneho. Hari ikintu kimwe nabonye kuri courage. Please watch this, please. Mundebe, buri wese nandebe. Hari ikintu kimwe nabonye kuri courage gikomeye abantu batajya bamenya. Courage ntago iba outsourced. Courage ntago ituruka hanze ikuzamo. Courage iba generated within you. Mwani magambo, courage ituruka muri wowe, ituruka muri conviction y'Imana yavuganye nawe, ituruka muri wisdom ufite. Courage iba generated. Niyo mpamvu utibonyemo kuhaje muri wowe, menya ngo urapfuye. Nta muntu wo hanze uzaza kuvuga ngo komeza gira gute, babikubwira kuko hari aho umaze kugera kandi bagukeneye. Let me tell you, bwoko bw'Imana, nutishakamo courage uzapfa. Bivuze neza, nsubiremo. Courage. Let me tell you, bwoko bw'Imana, muri ubu buzima nta muntu ugufitiye impuhwe. Uko wakwigira pretty, uko wakwihweza, uko babye, nta uzagukunda, nta gaciro wongera ku buzima bwe. Beta reka kwihohora iyubake. Do you think ko abantu bagukunda kuko witwaye ukuntu papa? No, bagukunda kubera icyo bakubonamo. Let me tell you, nutakiyubakamo nta uzakugirira impuhwe. Uraho uri mu marira, business yaranze sha, bino byagenze komeza urire, bazagusuzugura, va mu marira, iyambura marira, bango ngomba gufacing. Courage. Va mu bwoba, va mu matiku, va mu gutsindwa. Kuba watsinzwe rimwe nibivuga ko uzatsindwa ubuzima bwawe bwose. Ongera ugerageze. Yesu yasanze abigishwa baraye baroba ijoro ryose, arababwira ngo mvuganye ntabwo, ongera unage inshundura. Petero aravuga ngo ubwo ari wowe bivuze, ndongera nyinake. Nubwo amara imyaka 3 ntacyo urafata, ongera unage inshundura. Business ishobora kuba yaranze, ongera unage, ongera ushore, ongera utekereze, ongera ufite. Naho kurira ngo byara
byarananiye ntawe uzakugira impuhwe. Ubuzima buzagukubita, abantu bagukubite wuzure ibikomere, nurangiza uzave muri isi urushye ubabajwe n'abantu. Iyambura ubunebwe, iyambura ibitotsi, gira courage. Nta muntu ugera ahantu agomba kugera atabikoreye. Ari amahirwe ngo bamugiriye gutya, no. Umuntu yagufata akaboko akakwinjiza ahantu, ariko ni wowe uzaproducing imbaraga zizakurindira ahantu. Imana ishobora gukoresha umuntu akakwinjiza ahantu, ariko kuhakurindira ni wowe. Courage. Somebody shout courage. No, reka Satani akumva avuga ngo courage. Umuntu ufite courage, mundebe, iyo umuntu afite courage, umuryango umuranga gufunguka, agahita ava mu marira, agafosinga undi akawufungura. Yazana kinubi, yazana ibuye, agomba kukupita pakurugiro. Nawe ngo byanze gute? Hari ibintu hari abantu babonye filime za gisirikare, hari abagena rwa runtu rukubita urugi, rwa runtu barwita Gatarina, rwa runtu y'urugendana, umuryango umwe wanga kubita pakufosa. Let me tell you, ngo rurabe ngo banyimye visa, none byagenze gute? Kukwima visa rimwe ntivuze ngo bwaka ongera. Business ngo yaraferinze, no. Force it. My dear, hari ibintu mu buzima, don't think ko hari ibintu abantu bajya bita ngo ubuntu, nemera role y'ubuntu bw'Imana mu kuzamuka k'umuntu. Ariko nanone Imana izamura, munkurikire, Imana izamura ufite iyo courage yo kugira hagera. Nuta making up your mind, uyu mwaka uzarangira nk'indi myaka iciyo ntacyo kumariye. Force it. Inshuti imwe yanze, shaka indi. Why? Uri kurira, Mana ngo naguye mu cyacu ubusambanyi, mu nzoga byaje. Haguruka, amaraso Yesu aracyavuga neza kuruta yabe. Ongera ubwawe, Mana mbabarira, forcinga wongere winjire mu Rwanda b'Imana. Why are you crying? Do you think kurira kwa bizadutera impuhwe? Nazo. People can be wicked. People are bad. Bwoko bw'Imana, ino generation turimo, bantu ni babi. Produce something. Do something. Generating a courage. Wihera mu marira, wihera mu mateka. None se ntawi wacu data yakoze ibi, data ntiyigeze anyigisha. Komeza uzane excuse, uzarinda upfa ntacyo ugezeho. Abantu batize bo ntibateye imbere. Uhora ubreminga, anko yananiwe gukora ibi, runaka umugabo wanyananiwe gukora mu byikorere. Bigira gute? Force it. This is how to be men. Basore bagabo muri hano muvuge ngo amen. Force it. Urugo ruragoye, byarananiye, umugore. This is how to be man. Fight with it. Rwana nabyo, wihunga ibibazo, bibwire ati vayo. Nunkubita hasi ndabyuka ndakudiha amaherezo. Just force it. Hari abantu, look at me, please, look at me. Everybody, watch this. Muziko muri yisi, hari abantu bahuye n'urupfu, banga gupfa. Urupfu rukaza, ubuzima bubi bukaza, kati ndanze gupfa, ndanze. Araforcinga ubuzima bugakunda. Go business yanze, gakazi kahagaze. What is that? Haguruka. Be man. Be woman. Fight it. Uri kumwe na Kristo. Test number 1, courage. Abantu ibihumbi 22 basubira mu rugo. Ndagusengera muri uyu mwaka, muri abo 22 ntuzaburimo mu izina rya Yesu. Cyane imbaraga mu izina rya Yesu. Iyo ushaka kugira ahantu ugera, icyambere Imana ikunyuzamo, ibanza kuvetinga courage iri mu buzima bwawe. Uzagwa, uzananirwa, uzagira intege nke nk'umuntu. Muzi ko na Eliya Imana ivuga ngo Eliya yari umuntu nkatwe. Eliya yasenze inshuro 6 nta kintu kiba. Ku nshuro ya 7 icyo yasengera akibona. What are you doing? Kuba wa failinga rimwe 2 3 ntibivuga ngo ubuzima burarangiye. Wikwishyiraho iherezo. There is another way to come out of that situation. There is another way. Babwoko bw'Imana muri hano muvuge ngo haleluya. Naje kubabwira ngo hari ubundi buryo. Generate the courage. Muri ubu buzima
we force things to happen. Turasunika paka bibaye. Let me tell you, no mu muhamagaro, no muri business, abantu barasunika. Push until something happens. You are joking. Man ngo bizagenda gutya urugo Imana izarunywa bizagenda force it. Hari abantu bahuye n'urupfu live ati ntago mpfa turwane ntago mpfa. Hari abantu banze kuba mu bukene dimanche ako dimanche ndagusabye ntuzabure decision. Uzi ko Satani ahaburwa na decision wafashe. Yumva ikintu wafashe ukacyatura ati no kambaye. Let me tell you, hari abantu bahuye na Satani live nka Yesu ati ntago nkuramye akamuzanira ubutunzi bwose ati sinkuramye. Hari abantu banze, by the way, hari n'abanze bavuze ngo abo ngabo nanjye ndimo. Umunsi umwe nigize gusena bati Father, I refuse to be ordinary. Ndanze kuba umuntu usanzwe. I refuse it. Kandi so far so good. Yes sir. Do you think ndi hano kuko munkunze cyane? I force it. Utaza gukundwa ni byiza. I respect you. I respect your love. Ariko iyo naza gufata ino decision ntago mwari kwa munzi. Let me tell you, mu myaka 5-10 iciyeho narabwirizaga happy ntunzi twabanye imyaka myishiyeho. 2012 I was a preacher. Ninde warunzi? I force it. Let me tell you, don't joke with this life. People are bad. Do you think munazagwa platform ntacyo ufite cyo gutanga? Ikorema akazi. Force it. Generate the courage. Anga ubunebwe. Anga gutakaza umwanya mu bintu bidafite. Soma iyungure. Umunsi wahagaze imbere y'abantu amahanga azakwifuza. Let me tell you, force it. Hari abantu bari guhabwa umugisha. Force it. Anze gutsindwa muri nigeze kureba ata ashobora no kuba nkurikiye ndamuna ati nukuri kw'Imana muri ubu buzima sinzagwira aho wagwiriye sinzafatwa n'ibyabafashe. This Sunday nzabereka uburyo igituma Satani atumanipira nta decision turafata. Nzambereka kubwiru. Let me tell you, generate the courage. Sheri yakwanze imyaka 2 uri kuyirira ngo narakomeretse. Ninde witaye ku gikomere cyawe? Jugunya ku ruhande shaka undi. Abatipe bazima baracyahari. Abakobwa va muri ibyo bintu bikomere ngo shaka ngo narakomeretse. Hari abantu rero igihe warati ibikomere byagufasha iki? Ngo twarakomeretse muri ubu buzima. Ngo twakwiye ibintu bikomeye warakoze guhura nabyo. Bikugejeje kuki? Rakura ibikomere. Bamusha umutima wawe ujyane. Nkunda ikizu ngiyo kimaze gusaza kiragenda kilometers away kikajya kigakubita inzara kigakubita umunwa kikava amaraso kikongera kikaba gishya. Ni nk'inzoka nayo ikora ibyo bita ngo kwiyuburura. My dear, iyuburure jyana umutima waviriranye warakomeretse nibyo genda uwoze genda ufate vimu ukube ufate na sitiriwa akubivuze neza sitiriwa ukuba umutima wawe va mu gikomere ibitekerezo bya bivane mu mateka yo kwaso abatsinzwe bikure shira hano zamuri biganzwe ngo haleluya. Urareba nahuye n'ibi bintu data yarantaye n'abayimfubyi nkiri muto. Uzi imfubyi zatkomeye muri iki gihugu nta excuse ufite nta excuse rimwe ufite. Biriga tigeze kuvuga ngo wavuka uri umukene ti nta kibazo ariko gusiga umuryango ukennye ni kibazo cyawe. Generate the courage. This is the gospel. Yesu nawe yarazi generatinze ngo yabonye kubana n'Imana atari ibintu byo kugondera. Uzi cyamubaye yaje kwisi. Look at me please watch this. Yaje kwisi mu bice 26 by'ibya Matayo arebye umusaraba atangira kurangira ati sinanizi ko ibintu atangira kubira icyuya kivanze n'amaraso. Uzi kuri yo stage
ataya kugeneratinga courage. Uzi hakono yavuze ati data nibibe uko nshaka ahubwo bibe kugira ngo marayika itamanuka ngo amwongerere imbaraga. Let me tell you, courage uri guproducinga muri wowe ya attractinga marayika w'Imana kugira ngo akongerere izindi. Let me tell you, don't joke with this life. This life by experience ubu buzima nutabuforsa ntago uzagira aho wifuza kugera. Force it. Va mu bikomere. Make up your mind. Ntago nyagize waramaze nibutarize. Iga. This is the time. Ngiyo nza kugira amahirwe yo guhura naba uhuye nabo koresha icyo gihe. Wake up.